ku bakunzi ba filimi mwajya mwumva cyane ubusambanyi bubera muri filimi, aho ari ubusambanyi cyane cyane bukorerwa abagore n'abakobwa bifuza kuzamura impano zabo mu bijyanye no gukina filimi. Ahanini bikaba ari bikorwa cyane cyane na ba producer, director ndetse n'abashinzwe casting, aho basambanya abagore bizeza kubazamura mu bijyanye na kariyeri. Muri kino kiganiro reka tubagezeho ibyamamare by'abagore muzi ku isi ariko byakorewe ihohoterwa ryo kubanza gutanga ruswa y'igitsina mbere yuko bakinishwa izo filimi. Reka twibande cyane ku mugabo witwa Harvey Weinstein, akaba ari umugabo wari ukomeye cyane muri Hollywood, akaba ari umugabo wagaragaweho ibyaha byo kubanza gusambanya abagore mbere yuko abakinisha muri filimi. Njye nitwa Philippe Tuyishime, iyi channel yitwa URUNIGI TV. Uyu mugore yitwa Annabella Sciorra, akaba ari umugore wamenyekanye cyane kabisa muri filime yitwa Django Fever, akaba ari filime yakinye mu 1991. Uyu Annabella Sciorra yari umukinnyi kabisa muri Hollywood, akaba yaratangiye gukina filime mu 1990, aho igeze kugira ikibazo gikomeye, aho yaravuye mu nama y'akazi bisanzwe, ariko akaza gusangwa na producer Weinstein kuko yakinaga muri filime ye, akamubwira ko agomba kwemera bagakorana imibonano mpuzabitsina kugira ngo akomeze kumuzamurira kariyeri muri filimi. Aho ndetse uyu mugore Sciorra avuga ko uyu Weinstein asa nk'amufashe ku ngufu, bakabikora ku gahato kugira ngo abe yamuzamurira muri filimi. Ahangaha Sciorra nawe akaza kwisanga nta kundi yabigenza, akaza kubyemera. Ariko nyuma uyu Sciorra akaba yaraje kuba yarega uyu Weinstein, ndetse Weinstein akamujyana mu nkiko, bakaza kuba yajya mu rubanza, ndetse n'urubanza rwakomeye cyane, akaba ari urubanza rwabereye New York muri Amerika, aho uyu Sciorra yari amaze igihe kinini yaracecetse bino bintu, avuga yuko atakwishyira hanze. Ariko nyuma yuko yari yabonye abagore benshi batangiye kurega uyu Weinstein, uyu Annabella Sciorra kabisa nawe akaba yaraje kuba yamurega akamujyana mu nkiko. Uyu yitwa Angelina Jolie, akaba ari umwisitari mujyanye na sinema, akaba ari umugore mwese muzi, akaba yaramenyekanye cyane nko muri filimi ya Mr and Mrs Smith yasohotse 2005, ndetse n'indi filimi yasohotse 2014 yitwa Maleficent. Akaba ari umugore w'umusitari cyane kabisa, mwajya menya cyane muri filimi za Hollywood. Nawe ibijyanye n'ihohoterwa ry'igitsina ntibyamutanzweho, uko avuga ko mu ntangiriro ze zo gutangira gukina film yahuye n'uyu Weinstein, bahura akiri muto kabisa, ariko Weinstein amugaragariza imyitwarire kuba ashaka ko baryamana, ndetse uyu Angelina Jolie aza kubyanga, aramuhakanira, ndetse Angelina Jolie aza no gufata umwanzuro kutazongera gukorana n'uyu Weinstein kuko yabonaga amushyiraho igitutu kijyanye no gushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina atabishaka. Akaba yitwa Asia Argento, mukaba mwaramenye cyane nko muri filimi izajya zikorwa cyane nka filimi yitwa Land of Death, filime yabaye yasohotse 2005, ndetse na filimi yitwa Marie Antoinette yasohotse 2006. Uyu Asia Argento yari umukinnyi wari umaze gukora filimi zigiye zitandukanye. Avuga ko yahuye na Weinstein aho bagiye bahura nko mu 1997, akaba Weinstein yaramubwiye ngo aze kumusanga mu cyumba cya hoteli baganire ku bijyanye n'akazi kabo ko gukora filime, ariko uyu Weinstein akaza gusambanya ku gahato
uyu mukinnyi Asiya akamusambanya amwizeza ko ari gahunda yo kugira ngo amuzamurire kariyeri muri filimi, ndetse kugira ngo amuzamure nawe hari icyo agomba kuba yatanze. Uyu Asiya nawe ntabwo ahise abivuga, ahubwo yategereje 2017 aho aribwo yaje kuba yarega uyu nguyu Weinstein, ibintu bye bikajya ku mugaragaro, ndetse uyu Weinstein nawe bikaba byaramugizeho ingaruka zikomeye cyane. Undi mugore yitwa Pazi de la Huenta, uyu akaba ari umugore wamenyekanye cyane muri filimi nka Boardwalk Empire, Into the Void yasohotse 2009, ndetse na filime yitwa The Limits of Control yasohotse 2009. uyu akaba ari umugore wari umwactrice wamenyekanye cyane nyine muri Boardwalk Empire. Akaba yaravuze ko mu ntangiriro zo kwactinga yahuye n'uyu mugabo w'umuproducer ukomeye cyane witwa Weinstein, mbere yuko ibintu biba cyane kabisa, ibintu biba bibi cyane guhera muri 2010. uyu de la Huenta yavuze ko Weinstein yamufashe ku ngufu inshuro ebyiri mu gihe cy'amezi make, amwizeza ko ari umuntu uri kugerageza kumuzamura kariyeri, kandi ko natajya yemera ko bakora imibonano mpuzabitsina azamusubiza hasi. uyu Dela akaba yakomeje avuga ko ibi bintu yabuze uko bihakana, kuko yabonaga ko uyu Weinstein ari umuntu ufite ijambo cyane, ari umuntu ufite uburyo yamuzamurira impano bijyanye no gukina filimi, akemera ko amufata ku ngufu izo nshuro ebyiri zose. Ese impano yawe igomba kuba igitambo cyo kugira ngo ubone amahirwe? Oya, impano yawe nagomba kuba igitambo kugira ngo ubone amahirwe, ndetse dukwiye kurwanya ibintu kabisa tukabyanga. Wowe mugore nawe mukobwa ubonye umuproducer cyangwa se umudirector uri kukwaka ruswa y'igitsina ngo mugukinisha filime, umuntu ari mubi cyane, uba ugomba kumwirinda ukamwamaganira kure. aho kugira ngo agushyire muri iyo filime yawe yagusambanyije ko n'ibyo bintu ntibiramba, ugomba kubyanga, ahubwo ukagana inzego z'umutekano, kuko ibyo ngibyo ni ihohoterwa, ni ruswa ishingiye ku gitsina. Ibintu ntibikwiye, tukwiye kubyanga. Nitwa Philippe, URUNIGI TV, kora subscribe.